ibijumba tubona hirya no hino, ibyo byose turabibuza tugakora ibyacu. Tuzaganira ni gute wategura isahane yawe ugendeye ku buzima busanzwe bwo ibyari tugomba gukora siporo, kuko siporo igira ingaruka ku gipimo cy'isukari yacu. Nyakubahwa muyobozi, mwaje muhagarariye akarere ka Gatsibo, mukaba munashinzwe imirimo y'irangamimerere mu murenge wa Kiramuruzi. Nyakubahwa muyobozi wa RDA, nyakubahwa muyobozi w'inama y'ubutegetsi, nyakubahwa muyobozi w'umuryango wita ku barwayi ba diabete mu Rwanda, inshuti mushiki wacu Dr. Andrew, mwese hano tubahaye ikaze muri ingando iteraniyemo urubyiruko kugeza ubu ngubu tugera kuri 72, ariko nanone n'ababyeyi n'abapapa b'ejo. Tuzanaganira ukuntu yitegura kuba umubyeyi w'umuryango, intego tugamije kugira ngo tukabigisha mu gihe gitoya, ariko noneho tubona ko ari ngombwa ko umwana w'Ikarongi n'umwana w'Inyamasheke atagira ngo ni urwaye diabete wenyine. Twaguteganya ko byanze bikunze buri wese ufite type 1 diabete ubwoko bwa mbere agomba kuza mu ngando akaganira n'abandi. Icyo tugamije ni ukubaremera icyizere. Ntageze amahoro, mwaraye neza. Ubuse dushaka twapitahira byose ntibyarangiye. Ugishoma rero ni umusaza yitabye Imana afite imyaka 2, sibyo? Muri 1996 yarwaye diabete, ari umukozi usanzwe. Noneho nyuma yaho mu 2000 imaze nk'imyaka association imaze imyaka nk'itatu-ine, avumbura ko batangira kumenya ko diabete izahaza n'abana. Abimenye ashaka ubufasha kuri program, ni organisation y'umudamu witwa Hedi n'abandi benshi bamufashaga bamubufasha. Ariko ikibazo kiba kubona abantu afasha. Mu 2003 twarazengurutse igihugu cyose, twabonye abantu batarenze n'10. Ubu mwege muri bangahe? Ukuvuga ko habayeho kwitanga kw'abantu bamwe kugira ngo mwebwe uyu munsi mwe mubaho. Ndagira ngo mbasabe mwivuye inyuma uyu musaza tumuha amashyi. na gatatu dutangiye kwiza muri 2012 twongeye umubare w'abarwayi barwaye diabete. Kuba bishoboka ibyo byose ni ukubera ingufu z'abantu bose batandukanye. Iyi ngando ibabera umusingi, sibyo? Kwita ku buzima bwanyu mukabaho neza. Korora Jackson, iyi gahunda yateguwe inshuro nyinshi turanayitabira, kandi mu by'ukuri tunakurikirana n'ibikorwa bivamo umusaruro turabona. Tubonera hehe nuko n'ubundi hari abo muzana nabuze bikurikirana nabo baje kongera guhamya aba baje bashasha. Natwe twitwa ko wumva kumeze neza rimwe na rimwe utitaye ku buzima bwawe ntabwo ushobora kuramba. Diabete ni indwara ushobora kurwara ukabana nayo iteka, ariko mu gihe wabyitwayemo
Yes. ariko mfite abamfashe kwishimisha hari uwo byakoze siko bimeze se abari wowe wiyoborera n'ukuri Uwiteka nyaguhora ku ngoma kandi uduhe kumva no kumvira nibite mu gutwi ngo wiyumvane mu kundi aho inyigisho ejo nakuye muri gurupe yanjye naganiriye na bagenzi banjye tuganira kuri byinshi bamwe nsanga imiryango yabo yabahaga akato nkagira wenda n'ahandi niko bimeze ariko nakuyemo inyigisho ivuga ati aragatenesi kari turimo tugukoresha ubwo agatenesi kajyaga gucya karafobekanaga ubundi twakareka kuzaka kaba kazima ubwo rero mu gihe kari kose icyo gihe kari kose icyo gihe ni igihe namenyaga ko natafite diyabete nagafobegana icyo gihe ni igihe namenyaga ko nari ndwaye ndembye cyane nuko njye nari nzi ko ari njye nyine urwaye ariko naje gusanga ikibazo tugihura turi benshi icyo nakuyemo kudaheranwa n'agahinda icyo nakuyemo ni ukwishakira ibisubizo ni inshuti n'umuvandimwe tubwirwa bari orereye rero umuvandimwe kubera ko nawe wamwohereza ariko inshuti iragenda ariko umuvandimwe abaganga nibo baje babambere mu kuza kureba uko ameze bakangezaho serumu yashira bakaza bakamfatira bakongera bakamena serumu akeneye bakaguha insulin ariko hari igihe babona ko bwa butabazi bw'amazi bukenewe uvuga uyirwanya bamuhakeneye iki insulin ni iki urufunguzo rukingura kugira ngo abonane nawe yagiye kureba oya ikindi kibazo nanone hari igihe iba ari isukari nkeya ariko wicaye nk'ahantu cyangwa se uri nko mu nzira ugashaduka wikubise hasi sibyo baba ari agashinge gatoya nk'utwo nabonye mukoresha bagatera kuri dogere ya 90 aho kuba kuri 45 ukagashinga uko kakabaye none bazikora bifashishije abantu ziturutse ku bantu niyo mpamvu
kwa mugiye gutera nta kibazo kirimo cyangwa kwa kundi tsiyene yakwerekaga ugenda wimura icyo bita peni za insuline cyangwa se ikaramu za insuline. Sibyo ni umuti uba ufite ikintu urimo cy'igikaramu. Aha ngaha urabona hano harimo umuti. Uyu ni umuti wa insuline. Iyi sukari irenze 250 ugomba gukora siporo. Iyo ukoze siporo ufite sukari iri hejuru ya 250 umubiri ugira ngo hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye mu mubiri ugatangira kwirwanaho bikawunanira isukari igahita nyinshi igakomeza ikazamukaho kugira ngo isubire hasi ahubwo ikaba nyinshi. Imbaraga nyinshi zivana hehe? Mu isukari. Isukari biri hehe? Mu mubiri, sibyo? None hari isukari iri mu mubiri irimo gutembera mu maraso yabaye nyinshi. Ahubwo shaka uburyo ubanza ugabanya isukari, numara kwigabanya ufate insuline ubure kujya muri siporo. Izo ziraturenze. Ese kubona wigendeye ukabusize ndende abana tubyaranye nzabafashwa nanjye ariyo ari nyakura ando yambuze murahebuze kuzidutisha akundana n'umuhungu witwaga Sharire. Ntago ari urwenya ariko ni urwenya. Noneho wa mugabo w'umwinjira araza aramubaza ngo Sheri ngo kunyingurira ndaturyama ahubwo ati yo ati Sheri nararembye ntabwo nabasha kubyuka ngo ukingurire ngo yo ngo Sheri ngo kuko wararembye mufase mpagara mu idirishya ngo mpagabize imigende umugore Sheri kuko wararwaye urubuga rwarakaze
ubumwe, ibyishimo, gusabana, kutiheba. Uyu munsi ari wo wa nyuma Imana ivuze ngo ndakujyana mu ijuru ushingiye kuko witwaye uyu munsi. Kibaza ngo warijyamo cyangwa cyaba ibindi. Ukimara kumenya ko ubara ufite diyabete mu by'ukuri uba ugomba ikintu cya mbere ugomba kuzirikana ko muri wowe gahunda yo kubahiriza gufata umuti neza ni ihame kuri wowe. Murakoze. That is almost all the Kenya Rwanda I know. So my name is Anju, and I am a doctor from the United States. And you can thrive and live a very healthy and happy and wonderful life with diabetes. Rero mumenye ko mutari mwenyine n'abandi hirya no hino barahari kandi birashoboka ko mubaho ubuzima bwiza. Ibitaro bya Kigali nguziranye n'umuganga angaziranye n'umuganga biganye muri kaminuza ukora mu Buhinde ngo mu Buhinde ngo hari imiti ivura diabete. Fortunately, there is no cure right now for type 1 diabetes. Kugeza uyu munsi diabete yo mu bwoko bwa mbere ntikira. But I understand what you are saying and that there are many challenges. Ndabyumva ibyo muvuga kandi n'imbogamizi mwagaragaje n'izindi zirahari. And you can try adding some flavor to it by putting a little bit of lemon or lime or some cucumber or some herbs in it. Let's talk about the 3 basic substances that food is made up of. Reka tuvuge noneho ubwoko butatu ibiribwa bigizwe nabwo cyangwa intungamubiri ziri mu biribwa. Okay, they are carbohydrates, proteins and fats. Hari ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. How many people here count carbohydrates for every meal? Ni bande bajya babanza kubara mbere yo gufata ibiryo bakabanza kubara ibinyamasukari bagiye gufata. Hari nanone software. So I do recommend at least trying to count carbohydrates so that you can more accurately figure out your insulin dose. Ndabakangurira kujya mugerageza kubara igipimo kugira ngo mushobore kujya mufata umuti wa insulin ukwiye ujyanye n'ibyo mwariye. Ikintu cyo twamenye diabete iyo uyitwayemo neza sivyo mubana neza. Ugomba kwipimisha rimwe ku mwaka ku buryo buri gihe nimuzajya mujya kwikurikiranisha diabete ujye mubaza muganga ngo mbese ibipimo by'ibinure bimeze bite niba bihari bibase. Ukiwenda nko kuba hakodesha ugafata n'ikijerekani ukagikeba kwa muganga nyine nagiye kwa muganga narageze igihe isukari yambanaga nyinshi cyane mu mubiri nkashiduka ninyara ariko simbimenye ngera se hashika nageze muri koma ubundi bahita banjyana muri PQ ubundi nabwo ngiye ikibazo cyo guhumeka barambaga banshiramo trakewo babanza kuvoma ibyo biti byanyangije ibihaha n'ibihaha barabivura abari bwo haziramo umuvuduko bagira na mbona gukurikiza n'imiti ya diabete ngeze mu rugo abari bwo gira imiti ya diabete ariko na bwa mbere nanze kwitera imiti ya diabete kubera ko narinzi ko ariyo bandoze. Bambwira ko barananirwa banyereza ku bitaro by'akarere iremera rukundo basanga mfite isukari banangiza imiti ariko bumva kwitera ni ikibazo byari ubwo bwa mbere nakoresha inshinge nkabona ni ikibazo nkababara nza kubireka ariko kwa muganga marayo nk'umwaka nivuza ubwo mva mu bitaro ubwo nza kugera ndabimenya mwaka wa 2005 nanone muri kwa kwezi kwa karindwi naje kurwara igisebe mu kaguru k'imoso mu kirenge ndakivuza ndavuza ko 2008 2006 2008 2009 2010 cyaranze gukira 2011 2012 cyaranze gukira pe
nagiye CHK, nagiye Kabgayi, nagiye Buri, nagiye oya, nagiye na Kanombe, nagiye na Faisal, hose naho nagiye. Ubwo bigeze 2016 Kanombe afite icyemezo cyo guca akaguru. Ubwo nabwo bagaciye ku itariki 10 z'ukwa 11 2016. Ufite amatsiko ngo urumva kamwe kimukiye muri aho, urumva aka niko gafite imbaraga, iyo ngenda ni nako kagenda, ahamba ko nkaka ni igice nyine ntabwo ko urumva kakora gatese. Ubwo nimba ngiye kugwa naka gafata fe, naka gashinga. Ubwo ndivuza ubwo birangira bamaze kugaca, ubwo mbana n'umuga gutyo. Ubwo yagukunda biterwa nuko yitwaye. Ubwo ubuzima mbana nabwo bw'ubwo burwayi. Ubwo nza tubyarana abana babiri, ubu dufite umukuru afite imyaka 12, utafite imyaka 10. Ubwo turabana na n'uyu munsi nta kibazo dufite, uretse ngewe nyine. Ariko nyine na madamu yaje kurwara nyine, hari igihe ubushobozi bubura, ararwara. Wa mugari ko twatangiye, hagiye utagira apeti yo kurya. Niyo uri muzima ari ubura apeti, nta nubwo uri umurwayi gusa, n'umuzima bura apeti. Ubwo madamu wanjye yaje kubura apeti, ndavuza biranga neza, ndagije ndatuza, turabyakira. Ariko nyine uburwayi iyo ubwitwayemo neza umara igihe, nubwo mbaciye ukugura ariko ndumva ejo hazaza ndacyafite, mu mutwe ni hazima. Oya, umugore ni muzima nta kibazo kindi uretse kubura apeti nyine yo kurya, ariko ubundi nta kindi kibazo afite. Abana bo nta kibazo bafite, mfite imashini mbafatira ibizamini buri 2 mu mwaka, nkareba ko indi sukari yawe imeze neza. Ubwo nta kindi kibazo kindi. Ariko ubwo nyine kubera ko mfite akaguru kumwe, bampaye insimburangingo kuri Association de Diabétique Kinamba, nifashisha mu bikorwa byanje. Urumva nyine iyo wamugaye nuko wamugaye buryo ntabwo uri muzima, ariko nyine gerageza kwitwararika kugira ngo ejo hazaza nzakomeze mbeho. Kandi ntabwo weranwa n'agahinda. Icyambere ni ukumenya ko indwara ari iyawe, nta wundi muntu wayiha. Kumva ushaka kurya cyane, watakaje n'ibiro. Ujya uribwa mu mutwe? Mama ntugire ikibazo, tumufatire ibizamini, igisubizo cyawe. Yego rwose nifashije kubona igisubizo. Umwana wanjye aramutseho ndetse ndumva nazajya mu rusengero nkashima Imana. Ariko se yaba ari ko tubona isukari nyinshi. Afite ikibazo cy'isukari nyinshi. Ntabwo bibona ko tutanywa isukari yarikuye he? Nkurikije ibyo mwambwiye by'ukuntu yatangiye afatwa ibimenyetso nahuje, mufashe ikizamini cy'isukari none nsanze afite isukari nyinshi. Ntabwo bibona. Ushobora kuba arwaye diyabete. Izo mpamvu rero turamuha ibitaro kugira ngo dukomeze kumukurikirana, hanyuma nyuma y'iminsi ingahe tuzaba tumaze kubona ibisubizo, kandi bizagenda neza mu gihe Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Mama wawe ubona abyara. Koko ese ntabwo ubizi? Ese nigeze akubwira? Aya. Njye nzi ko amaze gutelefona. Nyine Clarisse yarwaye none ngo bamusanzemo ngo ni cya diyabete. Yarwara abasaza. Ubu ngubu rero ubu bari bamaze kujya kumugemurira abana muri ibitaro. Mwana wanjye ninde wamurozera?
ahubwo reka nze ngende ntakererwa ubu nyine diyabete cyangwa gutwita reka ngende papa reka ngende naza kubikurikirana ndabimenya ariko ntabwo ari diyabete gusa. mwiriwe neza mama. aho neza mwana wawe mbese Karisa ameze ate? Karisa ameze neza bamaze kudusezera ubu ngubu tugiye mu rugo azajya afata n'inshinge. Karisa twasanze afite ikibazo afite ikibazo cya diyabete niyo mpamvu twamugumanye kumukurikirana tumugira n'inama z'ukuntu yakwitwara kandi mugumane nta kibazo bizagenda. Ariko mama uzi ko nabibwiye papa koko bishoboka Karisa ko ashoboye kuba yaranduye kino kirwara kubera bariya abantu bahora bagenda. Oya ceceke bagenda ntabwo diyabete yandurira mu kugendana n'abantu. Diyabete ni indwara iterwa n'uko inda zifata umubiri byabayeho hari imyirondoro yo mu mubiri iba itakibasha gukoresha isukari neza kugira ngo yikwirakwize mu ngingo zose z'umubiri, bityo rero akagira isukari nyinshi kubera ko yaba umusemburo ukora insuline igenda mu mubiri utagikora neza. Sibyo ntabwo diyabete iterwa no kugendana, ntabwo iterwa no gukoranaho, ntabwo ari indwara yandura. Sibyo niko bimeze mwana. Ese uko yagikuye he? Amuneka dutahe ko nyine muraza kuza kubisobanura papa ariko nabonye yakarishye. Nabagiriye inama na mama namubwiye ndabizi muzakomeza kumwitaho kandi muhumure bizagenda neza. Ni umwana nk'abandi nawe azamera neza pe, azakomeza kubaho agira icyizere cy'ubuzima natwe tuzajya dukomeza kumukurikirana kandi muhumure rwose. Nuko urakoze muga tatugenda ariko mana umugabo sinzi ntabwo ndi mugizi ndamusobanurira gusa ariko reka tugende. Mwiriwe abana mwiriwe nirirwa iki nirirwa iki aho tatwakiriye baho neza Chazwa we n'umukobwa wawe muvuye kuyikuza musara yigise uko kandera wa mugabo waretse kubwira umwana nabi kubera tuvuye kwa muganga urasubire muri koma yenda kururu n'abasore none bagateye umugabo wanjye gabanya amatwara tuganira twara yiki gabanya twumvikana singu yaragenda horo ikibazo dufitanye singu yaragenda horo maze ubundi kibazo se kitari ugukuramo inda kwa mugabo mbabazi dore uburyo agenda se aranywa amazi wagira misakaba aranywa amazi wagira misakaba ndebera aracyayanywa ko abarozi bagoye se uravuga ko bamuzira abarozi ntanda yego mukavore indwara bita diyabete mama nawe papa umva dore mujyanama ahangaha yararimo komanga si mujyanama yinjira ndabazari baje murabare reka ntakwisha urumva baye nk'intare itagenze reka nagushigisha nangaha nshuti ngaho mbwirira ngani bagusobanurira rero mujyanama twagize ibyago umwana wacu ahura n'indwara ya diyabete ariko kwa muganga batubwiye ko atari indwara yandura ahubwo ari indwara diyabete umwana w'imyaka 18 arwara diyabete byumvishe none rero twabibwiye umugabo reka da ntari kubyumva ahubwo arumva amakuru yo hanze ngo ni inda ngo ni iki kandi umwana wanjye rwose igisubizo cyarabonetse ntureba yego umwana w'umukobwa agenda ati ibiro buri munsi dore uburyo yatukuye wagira n'umuneke aragenda akanywa amazi yewe ikibindi aracyubika rumwe singudo ariko rero wagira bamuroze bamuhaye umutima w'igisiga ariko rero sakabaka kiyoni Valensi rero ibi bintu uri kuvuga ndahamya ko atari byo nyahaha urabura kubashyigikira saro oya teka wumva amakuru y'ukuri ayi bati iyi ndwara diyabete ngo barayimusanzemo uyu mukobwa wawe
ni ngombwa ngo anywe amazi menshi kandi ni ngombwa ngo ajye kwihagarika inshuro nyinshi. Ahubwo umva icyo twakora, wikomeza kumubwira nabi mubwira ngo aratwite kuko atari byo, kuko ndizera ko ibisubizo nawe wabyihorera. Valence, umva, umwana wamukomerekeje wamubwiye nabi wamututse, ca bugufi umusabe imbabazi musubirane amahoro yo mu muryango. Umuryango wawe agiye amahoro, agiye gutwita n'ibyihera. Ibimenyetso byo gutwita rero ndumva haba harimo kunywa amazi menshi no guciragura, ariko ntabwo kunyaragura biba birimo. Ca bugufi usaba umwana wawe imbabazi turebe, ca bugufi umusaba imbabazi. Wa makuru nagusobanukiwe noneho indwara ya diyabete yari ko bajya bavuga ngo ubugabo butagaruka bubyara ubukwe. Ntiwumva se? ubwo byemejwe n'abaganga nibyo. Kora havare, kora. Ahubwo ni ugufashanya na madamu, tukamwitaho tukaza tumuha indyo iboneye, tukanamufasha gufata umuti neza. Kobwa wanjye mbabarire nagutohoje ngo reba kongere ko kubera inyama y'intimbiranda itakibasha gukora isukari neza. Indyo iboneye ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ugiye gupimo noneho nongere mbishimangire dusubiremo, iyo witeye umuti nabi ushobora kugira ibibazo aho witeye kandi ntugire n'icyo ukora ku isukari yawe. Ikindi nanone umuntu iyo ibipimo bimeze neza cyangwa biri hejuru arabanza agafata umuti akabona kurya. Murakoze. Ikintu cyangira umumaro nakuye muri iyi mishinga turi kwigaho. Mfite imyaka 12 ubwo namenye gukora isambusa, maze kwiga nza kugira amahirwe mbona akazi gato, maze kuba kaminuza y'amabati 30 ndagenda nzishyira hariya. Mu mibereho yanjye nabyirutse iwacu n'ahantu mu cyaro, turahinga dusumwe no guhinga no korora. Muri make ndi umuhinzi n'umworozi. Bari kubyina bona amakome. Amaso yanjye murabibona yaratukuye, ingaruka zabwo ntabwo zari zanciramo neza nk'uko mba numva nabyifuza. Bari bamwambitse ubushize aze aryambike Miss Camp 2023. Batangiye tuvuga tuti amahugurwa yatangiye tariki ya 16 z'ukwa karindwi 2023 kuza hano muri no kampu cyangwa se muri zino Rwanda byatumye umenya ko hirya no hino hari abandi barwayi bashobora kuba bafite indwara nk'iyawe. Twahuguwe ku cyo insulin ari cyo, twasobanukiwe diyabete icyo ari cyo, twasobanukiwe guhuza insulin n'ibyo kurya. Icyo kibazo baragifite bamwe bamenye basobanukiwe ko kuryagagura bari mu rugo biri mu bintu byatumaga bagira isukari nyinshi. Twifuza ko mwagumana umutima w'umuntu mudufitiye. Tubasaba imigisha ku Imana izabibona.
ati nizeye neza ko muzakomeza kuba abavugizi b'ibibazo byanyu kandi muzakomeza kwita ku buzima bwanyu. Nifurije buri wese kugubwa neza no kugenda amahoro. Imana ikomeze ibahe umugisha.